banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje. Turi kwa kane tariki 31 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2020. Mukamugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka, ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene Mporamusanga. Tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amabi yose cyangwa amakosa abera mu muryango nyarwanda. Cyane cyane ko uko guceceka ariko kwatumye igihugu cyacu u Rwanda kigwa mu kangaratete. Inshuti muteze amatwi, nkuko mubimenyereye inshuro nyinshi tuza muri studio tubazaniye abatumirwa. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa udasanzwe. Turavuga ko ari udasanzwe kubera ko n'ubwa mbere tumutumiye hano kuri biza tubireba tugaceceka, ariko musanzwe mumuzi mu bindi biganiro cyangwa se ku maradiyo atandukanye. Uwo nguwo rero nta wundi ni Madame Tabita Gwiza. Reka tudatinze muha umwanya abasuhuze hanyuma tubone gukomeza ikiganiro cyacu. Madame Tabita, niba unyumva umwanya n'uwawe. Murakoze muramusanga. Biza tubireba tugaceceka. Icyo jambo ndarikunda kuva kera ugikora n'ibiganiro. Niba ari kuri radio itahuka ati yego. So ndabikunda cyane, nakunze kujya ngukurikira. Mwakoze kuntumira, ndagushuhuje cyane, nshuhuje n'abakunzi b'ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Nizere ko tugira ikiganiro cyiza. Murakoze. Urakoze cyane nawe. Hanyuma rero Madame Tabita Gwiza, mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu sinabona uko mbasha kugitangira ntabanje kukubaza ku makuru cyane cyane y'umuryango w'umuvandimwe wacu Ben Rutabana. Ngira ngo abanyarwanda baduteze amatwi abenshi barabizi nyine ko twagize gutya twumva inkuru mbi yuko Ben Rutabana yaburiwe irengero. Kugeza uyu munsi nta makuru dufite, ariko ni umuvandimwe tuzi ko yari afite umuryango, baba abavandimwe be, baba abana n'umugore we. Ndagira ngo nkubaze uyu munsi abaduteze amatwi bumve ko umuryango wa Ben Rutabana umere ute muri ibihe bibi wanyuzemo muri kino gihe. Murakoze. Umuryango wa Ben uraho, barakomeye. Uriya iyo umuntu asenga ni intwaro ikomeye uba ufite. Umudamu wa Ben buriya ni umuntu usenga cyane, rero arakomeye, yarakomeye. N'abana baraho, ntabwo umuntu yabura kuvuga ko ukubura kwa papa wabo cyane cyane abana byarabakubise, byarabashegeshe, ariko ubu bamaze gukomera. Mwisi niko bimeze, ariko kubera gusenga n'Imana twizera ko tuzongera tukamubona. Imana ishimwe, twizere rwose ko ibirimo, hanyuma igihe kimwe tukazongera tukamubona kandi akiri muzima rwose. N'ibitekerezo bye n'imigambi ye myiza tumuziho. Madame Tabita rero twishimiye kugutumira cyane ku kiganiro biza tubireba tugaceceka, cyane cyane mu mpera z'uyu mwaka. Turakwifuriza umwaka mushya muhire wa 2021, uzakubera umwaka w'amata n'ubuki, wishya n'ihirwe, kandi hamwe n'umuryango wawe wose. Murakoze cyane, nanjye ndabifurije wowe ubwawe n'abanyarwanda bose bazakurikira iki kiganiro, n'abanyarwanda bose muri rusange, umwaka mwiza. Uyu mwaka ushize wabereye abantu benshi mubi, ariko reka twizere ko uyu ugiye kuza umugani wawe uzatubera mwiza, amata n'ubuki. Murakoze cyane. Hanyuma rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, urebye kugutumira byaturutse ku kiganiro twakoze mu ntangira za kino cyumweru. Tugikora ku mugabo bita Paul Muvunyi. Ni umugabo mu by'ukuri twakozeho ikiganiro bisa no kwerekana uburyo wenda yaba ari mu kaga, yaba ari mu bibazo
benshi bavuga ko yaba bikomora ku mikoranire ye n'ishyaka riri ku butegetsi rya RPF, ariko cyane cyane kugutumira byaturutse kuri reaction y'abakunzi babiza tubireba tugaceceka. Abenshi bagiye batwandikira bakavuga bati rwose uriya muntu ibirimo kumubaho byari ngombwa kubera hari imyitwarire ye iyi ni abantu bakayivuga mu buryo butandukanye. Ariko turavuga tuti ntabwo twebwe ku rubuga biza tubireba tujya dushingira ku bintu abantu bavuga gusa, ahubwo rimwe na rimwe dukenera n'abantu baba bazi bene uwo muntu. Wenda ni muri urwo rwego twifuje kugutumira kugira ngo tukubaze niba umuzi, ese umuzi hehe cyangwa se umuzi ute Madamu Tabitha Gwiza? Yego, murakoze. Paul Muvunyi ndamuzi, uriya ni n'uw'iwacu no ku Kibuye. Rero muri by'ukuri ibyo ayo ma reaction abantu bagiye bagira afite ishingiro. Paul Muvunyi ni umuntu wabaye umukozi wa FPR, ukiri n'umukozi wabo, ariko iyo umuntu avuze ngo umukozi wa FPR burya kenshi nta nubwo biba ari ntabwo aba ari imvugo ivuga byiza, ni ukuba warakoze bibi, warakoreshejwe bibi, cyangwa nawe warakoze bibi ubwawe, kuko ntabwo umuntu burya yakoresha undi uzi ubwenge ibintu bibi ugakomeza ukabikora, imyaka igashira indi igataha. Paul rero ni uko muzi, ndamuzi. Baca umugani ngo ukora ineza ukayisanga imbere, ni nk'uko kandi niyo wakoze inabi nayo burya uyisanga imbere. Rero Paul ni uko muzi, ubwo nimushaka ndagenda ndevelopa buhoro buhoro, ariko ni uko muzi. Yego, hari abantu bamwe bagiye batwandikira, baba baciye kuri email yacu, baba n'abaciye kuri chaîne yacu ya YouTube, bavuga baturiya n'umugizi wa nabi n'umwicanyi yagize ibikorwa bimbega mu bibazo byabaye mu Rwanda. Tuzi neza ko hari abantu batandukanye bagiye bigiramo uruhare. Ibi byo hari icyo wabubiziho Madame Tabitha? Uko mbizi rero mu by'ukuri mbatangiriye kuva mbere hose, kuva kera. Rimwe ndabaha nk'urugero ukuntu kera nyuma y'urupfu rw'umuntu witwa Asiel Kabera, niba mumwibuka. Ndamuzi cyane, wigeze kuba ngira ngo ni umujyanama wa perezida ku gihe cya Bizimungu Pasiteri. Yego, bamaze kumwica buriya Kabera yishwe, na mbere ye hari hishwe abandi banyakibuye benshi. Hari nk'umugabo witwa Victor bishe mbere ya Kabera, Victor Bayingana. Uwo Victor Bayingana yararashwe, arasirwa imbere yo kwa sebukwe. Baratangira baravuga bati dore Victor arapfuye, ni abanyakibuye bamwishe, ni umugore. Baravuze ngo ni umugore baba baramufashe baramufunga. Umugore witwa Emma niba nibuka neza, baramufunga mara nk'umwaka muri prison. Muranyumva? Windi kukumva. Avuyemo bati yamacanga nyine y'amanyanga ya FPR no guteranya abantu. Bati dore ni kubera ko bari bazi ko wenda umugore yabonye cyangwa se azi abisha umugabo we, nawe baramwica akiva muri prison. Umugore abana babasigaye bonyine. Ubwo nyuma ya Victoire n'umugore bababishe Kabera, batabanyakibuye basubiranyemo. Ubwo rero inaha muri Amerika hari groupe y'abanyarwanda, abenshi barabanyakibuye, baratangira baravuga bati no, ibi ntabwo byumvikana. Izi mfu ziri kuza ziri kwica abarescape, ziri kwica abantu bo ku Kibuye, baradushaka iki, baratuziza iki? Handikwa urwandiko. Icyo gihe ndibuka nyakwigendera Kimenyi yari akiriho, Kimenyi Alexandre. Ni nawe niba nibuka neza wari uyoboye icyo gihe, cyangwa n'uwitwa Jeff. Hari uwitwa Jeff Bizimana basigaye aba mu Rwanda, nawe na Kimenyi bari abantu bari bayoboye icyo gihe
kominote cyangwa se sinzi ukuntu nabyita bya RPF. Abo rero nibo bishyize hamwe bayobowe n'abo babiri n'abandi banyarwanda benshi bari inaha bandika urwandiko barwandikira FPR bababwira bati amanyanga muri gukora ibintu muri gukorera abanyarwanda, izo mpfu zitumvikana, abo bantu bari kwicwa barazirika. Kubivuga mu magambo make, ubwo bahise bateranya inama bayikorera hano Michigan, bayita Michigan Memo. Icyo gihe giswe muri Michigan Memo. Baraza, icyo gihe haza minisitiri w'ububanyi n'amahanga yari muri Gande. Yego. Baraza rero ubwo aho nashaka kugera muri Gande aza yitwaje umuntu witwa Paul Muvunyi. Ubwo habaye inama ikomeye cyane banza bwari n'ubwa mbere ahari FPR icyo gihe bagize ubwoba kuko abanyarwanda bo muri Amerika bari birevoluse bikomeye cyane. Baraza kandi urabona FPR yari yaje yerekana ko ari abacunguzi b'abatutsi bahagaritse jenoside ibiki, noneho kandi abo bari birevoluse bari abatutsi bose, hafi ya bose. Nuko baje rero ubwo haza kuza ibyo bibazo by'abanyakibuye, abanyakibuye barahaguruka, ubwo nanjye narimo turavuga duti ntabwo byumvikana. Urumva hari kera tukiri n'abato dufite amaraso y'abajene twese, ntabwo byumvikana abantu bari gupfa. Ubwo hari n'abandi batotezwaga ba Rwigara bari baratangiye gutotezwa babamereye nabi bahunga bagira gute, kandi ntabwo hari kera, hari nko mu 2000 gutyo na nyuma y'2000 gatoya. Yego. Ikibazo rero cy'abanyakibuye kigezweho babaza bati nimutubwire bari abantu bari gupfa bazira iki, ni bande bari kwicwa na bande. Ibyo muri Ganda arahaguruka ati ibyo bintu ni ukubeshya, nta muntu wicwa, nta muntu wapfuye rwose, bari abantu barapfuye mu buryo busanzwe, ntabwo turabimenya. Niba hari n'uwarashwe urumva birimo birakurikiranwa, ariko si ukuvuga ngo ni FPR barasa. Ndetse mwebwe mwabanyakibuye mwe reka tubahe mwene wanya babwire yuko ibyo mutekereza mwibeshye. Nuko ubwo hahaguruka Paul rero. Paul aratangira avuga ubusa ukuntu rwose Kabera atishwe na FPR, ko ari abagizi ba nabi, buriya ko ari bavuga ngo ni intera hamwe, buriya ngo ziba zagarutse zikaza kwica abantu, ibintu byo kubeshya nyine. Nuko abantu baramutuka. Urabireba uravuga uti wa Paul kweri yemeye gukoreshwa n'abantu gutya, bene wabo barashize, ariko arajaje kuvuga ubusa imbere ya bene wabo. Harimo n'ababyara be n'abandi, ariko abantu bose tujye bararakara. Cyo ni kimwe cy'ukuntu ntabwo example y'ukuntu FPR yatangiye imukoresha kuva kera. Ariko uretse n'ibyo hari impfu z'abantu benshi cyane Paul ari inyuma. Yego. Nubwo yaba bamwe ataragiye ari we ubikora n'akaboko ke, ariko bakamukoresha mu bwambanyi. Yego. Ari abo banyakibuye bene wabo bitwa ngo n'abarescape b'abatutsi, ari abahutu bose ntiyarobanuraga. Ndibuka umusore umwe yishe n'umugabo ndamuzi yitwaga Erikana, yarambabaje cyane nawe. Paul yaramutwaye, ndamuzi cyane kuko yakoze kwa Rwigara, yakoraga mu mangazini yabo. Aramutwara aragenda aramwica, naramubona rwose. Umuntu wamubonye arataka ati nyaboneka wanabaye, nyaboneka Paul arayishe, nyaboneka. Nta kintu yamuzizaga, aramutwara iwe. Ko yamwishe ni Imana yonyine ibizi. Uwo ni umwe nkubwiye, ni benshi. Paul afite amaraso menshi y'abanyarwanda ku ntoki, ariko ntabwo nakwicara ngo ndamucira urubanza, Imana yonyine izarumucira. Kandi ngo ukora inabi ukayisanga imbere, ntabwo ushobora kwisiga kuba ufite amaraso y'abantu ku ntoki ngo bikugwa amahoro. Ntabwo ari we wenyine, turabizi ko hari benshi hariya bafite intoki amaraso ku ntoki, zaba ari interahamwe zisha abantu mu gihe cya jenoside. Murabona ukuntu byagiye bibakurikirana, umuntu wese ufite ayo maraso ku ntoki. N'aba ngaba babikora ubu utarakurikiranwa nta bizaza, ntabwo bigenda ubusa. Amaraso y'abantu ni mabi cyane. So Paul rero
afite ibintu byinshi abantu benshi yagiye agambanira. Hari nk'abantu bagiye bitwa ba Pina, umugabo wari urangije i Butare, yari umucamanza, baramwica. Afite Paul uwo afite mubyara we direct, mubyara we bagiye bafatanya muri ayo mabi. Nawe igihe cye nikigera nawe azavugwa kandi nawe kizaza. Mubyara we rwose nabyita ngo bavukana neza, mubyara we direct. Bakomeje gufatanya muri ayo mabi yo kugambana, FPR ikabakoresha, bagakora ibintu byo guhamagara nk'abantu wenda wari inshuti yanjye, bakambwira bati wowe uzamuhamagara azi iwawe, ubwo wenda nkaguhamagara n'urugero ndi kuguha, ukazi wanjye tukanywa tukaganira tukanezerwa. Nuko ubwo ari kuri kwisiri, ndi kwisiri y'abagomba kukwica. Nuko nguko bagiye babikora. Noneho warangiza nka 5 z'ijoro, ubwo waba uvuye iwanjye nyine twamaze kubinoza, nkabahamagara ngo waraje, bakagenda bakabarasa. Niko bagiye barasa abo bakabera. Kabera we yaravuye no kuri uwo mubyara wa Paul rwose, kandi barakorana hafi na hafi, ibintu byose baba bari kumwe. Bamurasa nyine muri iryo joro. N'uwo nguwo nari mbabwiye witwa Pina, we rwose baramusohokanye, ajya kuri uwo mubyara wa Paul, na ba Paul bose bari kumwe barasohoka bajya kubyina. Uwo Pina nta nubwo yari umuntu wakundaga kujya hanze, nibo bamukuruye ku ngufu kuko bari bamaze kunoza umugambi y'uburyo ari bwicwe. Nko mu masaa 8 bamuha imodoka y'umunyakenya wari inshuti yabo bombi, abo ba Paul abo. Baragenda, ubwo bari babanje baramwica kwa kundi babikora. Barangije bashyira muri iyo modoka, igeze sinibuka ahantu yari igeze, bati barahamagara bati yagize accident. Nuko baza biruka, ibintu by'amanyanga biteye ubwoba. Yego. Izo ni example ndi kuguha. Hari n'undi umugabo we ni na mwene wacu hafi rwose, Paul yahigiye kwica. Baramuhiga, baramwirukankana, yewe bamubuza amahoro. Yakoraga i Kigali, bamaze kumubuza amahoro ngo kubera ko ari umuhutu, nta kindi yaziraga. Nuko bamumerera nabi cyane, bigeze ubwo yabuze umutekano, agomba kujya azana bene wabo w'umugore we, kujya b'abasirikari, kujya baza kurara iwe kugira ngo bamurinde Paul n'abandi bagizi ba nabi yari yarashyizeho bari bafatanije. Ariko uwari ku isonga yabyo yari Paul. Uwo mugabo bigeze aho bamubuze, babuze uko bamwica, bigoranye. Baragenda bajya kwica nyina ku Kibuye. Nyina baramurasa, izuba riva rwose ku manywa. Ubwo rero ngo bashakaga ko uwo mugabo aza kuza gushyingura, noneho bamufatira aho ngaho. Ariko mugabo nawe yahise abikenga, ntabwo yagiyeyo. Hanyuma ubwo hagati aho nyine yashatse uburyo ahunga n'umuryango we, bari na hano muri Canada. Ayo ni ama example ndimo ngenda nguha. Ni byinshi, ariko icyo nakubwira cyo nuko amaraso y'Abanyarwanda bambaye ku ntoki azabagaruka. Azabagaruka rwose, kandi nta gushidikanya, kuko umuntu atandukanye n'inyamaswa, ku buryo umuntu wibwira ko azajya amena amaraso y'umuntu bikarangira gutyo aba yibeshye. Ariko se Madame Tabitagwiza, wenda tutari twakomeza ku bindi bibazo nkubaza, ibi bintu mu by'ukuri ubutegetsi buyobowe na RPF bwagiye bugira uruhare mu kwica cyangwa se gutoteza abantu batandukanye, ariko noneho by'umwihariko bisa n'ibigaragara ko hari ikibazo gikomeje kugenda kibura uruhererekane hagati ya RPF n'abantu bakomoka ku Kibuye, abitwa ko bize, abitwa ko bacuruza bikagenda. Mu by'ukuri ku rwawe ruhande utekereza ko iki kibazo cyaba gituruka
hehe cyangwa se cyaba giterwa n'iki? umva ntagiye kukubeshya ntabwo mbizi neza 100%, ariko nk'intambara ikirangira icyo ni igitekerezo cyanjye, nibaza ko yenda ari aho byaba byaravuye, simbizi. Nyuma y'intambara hari ukuntu habayeho ikintu cyitwaga solidarite Kibuye. Iyo solidarite Kibuye yari irimo abantu b'abagabo abo ba Kaberabo, ba Rwigara, ba Sebarenzi, abo ba Paul nyine n'uwo mubyara we navugaga, n'abandi nk'abo bari abagabo b'abanyabwenge bafite amafaranga, bishyira hamwe ubona ko bashakira ikintu ikiza igihugu. Antuka wabonaga yuko ari ibintu bashaka gukora, ese twubaka amashuri, urabona igihugu cyari cyamaze gusenyuka, bashaka ikintu cyazamura igihugu kwa. Ariko FPR murayizi ko yahoraga yikanga abantu nk'aba, abantu bari kumwe, abantu bafite ububasha hari cyangwa se ubushobozi ntazi ubwo ari bwo, bahoraga bikanga bene abo bantu. Iyo solidarite Kibuye yishyize hamwe, hari abantu bafite amafaranga hafi ya bose, bakotiza bashyira amafaranga hamwe yo kugira ibintu by'ibikorwa bigaragara bifatika bakorera mu gihugu, kubera ukuntu igihugu cyari cyaramaze gusenyuka. Ariko iyo groupe yitwaga solidarite Kibuye yateye FPR ubwoba, ku buryo abantu bari muri iyo, kandi ubwo ikintu bakoze kugira ngo bayisenye bakoresheje abo ba Paul niwe waje atangira kujya sopanya adiviza, akaza agatera ubwoba nk'abantu bari barimo, wari uyoboye wakira amafaranga, atayo mafaranga uri kuyiba, kandi umuntu ufite amafaranga ye yanagura n'u Rwanda rwose, ati baramukoresha. Solidarite Kibuye barayisenya, no kuva n'ubwo batangiye babica umwe, babahiga umwe. Sinzi rero niba ari aho byavuye byo kwikanga abanyakibuye, ntabwo mbizi, ariko barabishe, abenshi bamaze gupfa, uretse abo babagambanyi ba Paul abo basigaye, ariko abandi hafi ya bose utarapfuye yarahunze, wari uri muri iyo solidarite Kibuye. Wenda hakari kera tuzagera aho tumenye impamvu neza, ariko niyo nayo ishobora kuba impamvu, kuko ubundi nyine nk'uko bivuga RPF ntikunda abantu baba bahuje imbaraga, ibishaka kugira ngo ibatatanye kugira ngo ibone uko ibayobora. Ni ikibazo nyine nacyo abantu bagomba guhora barwana nacyo. Hanyuma rero Madame Tabita, muri izo mfu z'abantu bagenda bicwa cyangwa se bagatotezwa mu bundi buryo, bafungwa cyangwa bakagirirwa izindi nabi bakorerwa, nko kwamburwa imitungo yabo, hari abantu bibaho ukabona abantu bibateye agahinda, barababaye, ndetse tutanagiye kure no mu muryango wanyu nyine murabyibuka Rwigara Assinapol Paul yicwa. Mu by'ukuri abantu bose, abanyarwanda muri rusange barababaye, abantu bakavuga bati dupfushije umuntu wafashaga imfubyi, wafashaga abapfakazi, watangaga akazi mu bantu atagiye kuvangura amoko cyangwa uturere, ukabona nyine muri rusange abantu bafite agahinda. Ariko hari n'abandi bakorerwa ibyo bikorwa, abantu nyine bakavuga bati nibibahame, birabakwiye, ugasanga nta nicyo bibwiye umuryango nyarwanda. Ibi bintu bikwiriye gutanga irihe somo mu muryango nyarwanda, Madame Tabita? Umva mbabwire, ni agahinda, ni ishyano iyo igihugu gifata umuntu nka Rwigara wafashaga igihugu bwacyo, wazamuraga ekonomi y'igihugu. Urebye Rwigara yari afite ibikorwa bitandukanye, kandi ku mpande zose z'igihugu yari afite abakozi barenga 1000. Nimurebe namwe kugenda bagasenya ibyo bintu byose, bagasahura bakabitwara. Murebe sosiyete nyarwanda ukuntu yahapfiriye. Abo ni abantu bagiye baba bashomeri, babura akazi. Ukibaza uti nka FPR ibi bikoze, ntabwo rwose ireba ngo nayo itekereze ivuga iti
aho kubaka ndimo ndasenya igihugu gusa. Noneho rero n'abanyarwanda muri rusange hakaba ababona ibintu nk'ibi. Ubu nuko ari Rwigara dufatiye example. Yego, sinzi hari ikintu kiri kusakuza nk'abantu bareba bakabona nk'uyu Rwigara baramwishe. Iyo ni example no kuko abantu barashize barabisha ari benshi cyane, bakareba hirya bikaba abantu ntibindeba, cyangwa bagakoreshwa nk'abo ba Paul twavugaga mu kugambana. By the way, no muri urwo rupfu rwa Rwigara bakoresheje abaresikape barimo abo ba Paul, abaresikape benshi harimo na bene wacu. Abo ngabo bose tuzabavuga igihe kizagera, bagiye bakoreshwa, haba ari mu kumwica bakamurangiza, haba ari kumugendaho. Abo ba Paul bari bashinzwe kujya bamugendaho bakamenya imuvuma ze, aho agiye, igihe atahira, igihe abyukira, igihe avira mu rugo. Ibyo byose baramukurikiranaga, no kugenda bamusebya. Urabizi ko ibyo nabyo ari tactique FPR ikoresha, kubanza kudestroyinga, gusenya umuntu bakamurangiza. Paul yari abishinzwe nabyo, yagendaga ashinzwe kugenda avuga nabi Rwigara ahantu hose, ku buryo kumwica abantu baravugaga bati n'ubundi donc nicyo babasha. Nibamara kukwica wowe babanje kurangiza bakuvuga nabi bibukora ububi bwawe ibi nibi, nibamara kukwica abantu ntibazababare cyane, bazavuga yewe n'ubundi twari twarumvise ko yari igice. Ariko abanyarwanda bakomeza kurebera bakabona abantu nk'abo barapfuye, Rwigara baramwishe. Bariya basore bamaze igihe bica bo kwabaye Ingabire bakabaca imitwe, Dr Gasakure bakabarasa, bakabera bakaba barabarashe babarasira imbere y'igipangu cyabo. Ugakomeza ukareba hirya, ahubwo ukanezezwa n'ibyo byose, cyangwa nawe bakanagukoresha ugakomeza ukabikora. Ibi bintu banyarwandakazi mukomeza kurebera mukaba abantu ntibindeba, biratinda nawe bikakugeraho. Dore urugero rwiza ni Paul yarakoreshejwe, ajya muri ayo mabarica, aragambana, ubu se bamuhembye ibihembo. Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Urakomeza kwijandika muri ibyo ureba ko bireba Rwigara n'umuryango we gusa, ubona yuko bireba uriya bishe n'umuryango we gusa, ubona ko bireba uriya baciye umutwe n'umuryango we gusa, ariko biratinda nawe birakugaruka. Ibwo rero aho ngaho navuga nti banyarwandakazi dukwiriye gushyira hamwe nk'abanyarwanda. Nitureke ibintu byo kureba ngo uriya se ngo tungo nta kibazo, ngo n'abatutsi bari kwica abatutsi bene wabo, ngo tungo nta kibazo, ngo ariko se ngo biriya bihutu ngo byayobotse ngo nibabyice. Ariko ibi bintu dukwiriye kubireka, harageze. Nidushyire hamwe nk'abanyarwanda twirwaneho, twanga ikibi uko kiri cyose, tutitaye ku wagikoze. Nashaka bari iki wagikoze tucyange, tucyamagane, kandi dushyire hamwe, duhaguruke turwanye ibi bintu. Yewe niyo nama navuga. Birababaje kubona hari abantu bakicaye bakarebera iyi myaka yose. FPR yarinjiye yica abantu bakareba hirya bati nta kibazo, irimo irica abahutu bisha abatutsi, irakomeza irakurikira irica abantu bakomeza bareba hirya. Bukeye isingira abaresikape irabishe kandi ivuga iti naje kugira gute, nijye wahagaritse jenoside, nijye warokoye bariya. Ariko uhagarika jenoside ukaba umaze abayirokotse, bishoboka bite? Aba batutsi rero bicara hariya, mumbabarire genda bivuga mu mazina yabyo uko biri, bicara hariya bakarebera ngo reka ngo iki nimuhaguruke twese hamwe, nimuve muri ayo moko y'abahutu, bututsi, butwa, muze dukorere hamwe nk'abanyarwanda, turwanye twirwaneho, naho ubundi abanyarwanda bazatumara nka bwa bushwiriri.
sinzi niba nshubije ikibazo cyawe nk'uko wakimbajije, niba hari icyo ntashubije wakongera ukakimbaza. nibyo rwose nibyo kwari ukuvuga ngo ese abantu bakuramo irihe isomo bagomba gukuramo nuko bagomba gushyira hamwe imbaraga bakarwanya uwo muco w'ubugizi bwa nabi, bakarwanya ikibi. Biza tubireba tugaceceka nyine, ni ibingibi byatangiye buhoro buhoro tubireba tukicecekera, tubaba ntibindeba twese, ntabwo nanjye nakwikuramo, ariko aho bigeze aha umuntu wese yagombye kuba amaze kubona ko ibi bintu birakabije. Hari agatsiko k'abantu b'abicanyi kamaze abanyarwanda, igihugu bagihinduye ubwicanyi, ni ibintu biteye agahinda. Igihugu cy'u Rwanda gisigaye ari indiri y'ubwicanyi, abanyarwanda n'abicanyi. Ibi bintu ni ibintu bikwiriye guhaguruka bikarwanywa twivuye inyuma, uyu muco ugacika mu banyarwanda. Aba bantu bazanyemo ibintu by'ubwicanyi birarenze, kandi njyewe sindeba ngo n'uyu ngo n'uyu wica, no, umwicanyi wese n'umwicanyi wese narwanywe wese, tutitaye ngo nuko nguriya ngo urabona iki, umwicanyi wese asa n'undi, nibahaguruke barwanywe twivuye inyuma. Rwose buri munyarwanda wese ukunda u Rwanda akwiriye guhaguruka akarwanya undi munyarwanda uhohotera abandi banyarwanda, ubabuza amahwemo cyangwa se ubahungeta, nk'uko dukunze kumva izo mvugo zikoreshwa n'abashyigikiye ubutegetsi. Banyarwandakazi, inshuti muteze abatwi, tubibutse ko turi mu kiganiro biza tubireba tugaceceka. Mu by'ukuri uyu muco wo kurebera no guceceka ugomba gucika, kuko nudacika, ndababwiza ukuri, uyu munsi turavuga ko abanyarwanda bariho nabi, ariko uyu muco nudacika, abantu nibadahaguruka ngo bawurwanye, abana banyu n'abuzukuru banyu cyangwa se bacu, nanjye ntivanyemo, bazabaho nabi kurusha uko twebwe turiho none. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu na Madame Tabitagwiza. Madame Tabitagwiza rero mu kanya twavugaga kuri Muvunyi Paul, hanyuma rero tunavuga ko mu by'ukuri ugiye kureba usanga mu bantu bibasiwe cyane harimo abacitse ku icumu rya jenoside nyine bo mu nce cyangwa se bahahoze hitwa ku Kibuye. Ubu rero ni ukuvuga ngo tubwire abaduteze amatwi ko Paul Muvunyi nawe yabazira ko ari umunyakibuye, cyangwa tuvuge ko yabazira ibyo byose nyine yakoranye n'ubutegetsi bwa RPF. Ntabwo nkeka ko Paul azira ko ari umunyakibuye, yabizira aba yarabizize kera, kandi bamaze igihe kirekire bamukoresha akora amabi FPR yamukoresheje, ariko jyewe hari igihe ntajya nanemera ko umuntu akoreshwa, umuntu muzima utekereza ko akoreshwa, nuko bagukoresha ibyo nawe uba wemera gukora, ibyo nawe ubona ko ari byo kubikora, nuko uwo mutima mubi nawe uba ufite, voilà. Ntabwo wambwira ngo umuntu mukuru baragukoresha, genda wicuye, genda. Ndibuka ibintu byigeze kuvugwa uruganda rwitwaga Opirwa, sinzi niba n'ubwo nturugiharira. Ni urwo ngurwo nyine, ni ruganda rwatunganyaga ibireti, bavuga n'ubundi ko Paul Muvunyi arufitemo ibibazo. Voilà, sinakurikiranye ibibazo bye n'ukuntu yafunzwe, ariko urwo ruganda kera baruhaye Paul nyine muri ubwo buryo. None ikintu yakoze urakizi, uwo yasanzemo waruyoboraga aramwica. Ariko mana ngo akabi gasekwa nka keza, uwo yasanzemo waruyoboraga baramwica, kandi bavuga ko rwose de succession ko ari Paul wamwiciye. Yaragiye batwara imodoka bavuye mu Ruhengera aho nyine kuri Opirwa bagiye Kigali, bageze mu nzira avamo, ubwo barabanje baramwica yamayeri yabo, barangije bamutereka mu modoka barayihirika, ati rwose ati twagize accident, yewe ndarokotse, ariko uwo yapfuye nyine. Hayo ni amabi menshi cyane umuntu atavuga ngo arangize yakozwe. Yari afite n'undi muntu yakoreshaga rero, iyo yatinyaga kujya kwica ngo yatumaga umuntu witwa Rwivanga. Uyu nawe ujya ureba ukuntu bya bindi nakubwiye,
ntabwo ukoreshwa nuko nawe uba ufite uwo mutima mubi kandi ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Uwo Rwivanga yakoreshaga yaje kurangiza nawe uwo Rwivanga amwiyiciye. Urumva kwa kundi iyo bagukoresheje amabi baba bazi yuko ejo uzabavamo nawe barakwica. Niko bakora ziriya nkotanyi, niko zikora, tumaze kumenya amayeri yazo twese. Nawe rero uwo nguwo yakoreshaga kujya kwica hariya na hariya aho yabonaga atagaragara, yakoreshaga uwo witwa Rwivanga. Rwivanga uwo ni nawe wagiye kwica wa mumama nakubwiye. Urumva wa undi nawe haruguru yatumye yashakaga kwica umuhungu we, noneho bakajya kwica uwo mubyeyi yatumye uwo Rwivanga. Nyuma nawe Rwivanga rero yaje kumwica. Urumva rero ntabwo azira ko ari umunyakibuye, ubwo arazira amabi bakoranye nabo. Igihe cye kirageze, ibyo bamukoreshaga birarangiye, ntabwo babona ko bakimukeneye. Sinzi umuntu wigeze kumbwira ati FPR abanyarwanda yabagize shikireti, ati ari ukuntu kanja shikireti iyo ikirimo uburyohe urakanjakanja ukomeza ukurikira ka karyohe, ariko bwa buryohe iyo bushize uracira. Ubwo rero na Paul hageze igihe bamucira. Urakoze cyane. Hanyuma rero Madame Tabitagwiza, tugarutse kuri ibyo by'izo nganda n'ibindi bigo bikomeye wenda Paul Muvunyi yagiye agura, hari n'abantu bavuga batari ko nubwo bivugwa ko yabiguraga n'amafaranga yakoreshaga ntabwo araye, ni amafaranga ya RPF, ni umwe muri babandi bitwa abashumba baragiriye FPR cyangwa se agatsiko kari ku butegetsi. Madame Tabitagwiza, ibi ngibi byo hari icyo waba ubiziho? Ibyo nanjye niko mbibona, ni nako bigaragara. Paul rwose yari umuntu usanzwe, nta mafaranga yari afite, yakuye hese, ariko baraje barasahura. FPR imuha amafaranga, bukeye twari twumva ngo Paul asigaye ari miliyoneri $, niko bamuvugaga. Ukibaza mu munota umwe ayo mafaranga aho avuye, ariko ugasanga ari ayo nyine babahaga kugira ngo bakomeze bakora ayo mabi. FPR yagiye ibaha, ariko nabarayo basahuye ava muri ibyo byose, bagiye baza bagasahura amafaranga y'abanyarwanda, bagiye basahura. Ntabwo ari amafaranga baba bararuhiye, nayo nyine ubona batera inyoni bakoresha uko bumva, bakica nka ba Rwigarabo bakagenda bagatwara ibye byose. Ayo mafaranga se uko aje wagize ngo batayaruhiye, si uko bayakiramo ejo ugasanga byose birayoyotse. Amafaranga uba utaruhiye burya ari mu muvumo, amafaranga wibye aba ari umuvumo uri kwikururira. Ni nk'ayo maraso twavuga ngo ari mu ntoki yawe y'umuntu, kuriya aragukurikirana, ni imivumo. Ariya mafaranga baba bagiye bakiba rero ntabwo aguhira, ntabwo bishoboka. Urayarya igihe gitoya, ariko ejo n'ejo bundi arakuniga, ibyayo birakuniga. Birumvikana, ibyayo birakuniga nyine. Ni nabyo ngira ngo birimo kuba kuri Paul Muvunyi. Abakurikiranye ejo bundi bumvishe noneho ko yatakambye, aravuga ati nyabuneka ibyo mushaka byose, byaba ayo mazu, yaba ibyo bibanza mushaka, ndabibaha, ariko mumpe amahoro. Ariko sinzi niba batakira bazamwumva. Madame Tabitagwiza, uyu mwaka w'ibihumbi 2020 uwo navuga ngo wabaye rukukumba ku bantu bakoreye FPR cyangwa se agatsiko kari ku butegetsi. Hari abandi benshi wenda bo muri opposition cyangwa se ku giti cyabo bagiye bahura n'ibibazo, ariko by'umwihariko uyu mwaka wa 2020 abantu benshi bari bafite icyizere muri FPR, benshi twabonye berekezwa imageragere. Navuga nk'urugero nk'umugabo bita Pierre Habumuremyi Damien, wigeze kuba ministre w'intebe. Nkavuga umugabo bita Nkubiri Alfred, uyu nawe abantu benshi bamushinja ko ibikorwa byenda gusa nk'ibyo
bya Muvunyi Paul nge simbizi ubwo mba nkota abakunzi babiza tubireba batwandikira. Hanyuma haravugwa umudamu bita Dr. Gahakwa Dafroza, hakabamo umugabo bita Mutangana Jean Bosco we cyokora ngira ngo yabaye arekuwe by'agateganyo, hakazamo rero n'uyu Paul Muvunyi. Mu by'ukuri watanze message ku banyarwanda muri rusange, ariko ndagira ngo ugire ikintu ubwira by'umwihariko abantu bari mu butegetsi cyangwa bakora mu nzego za leta cyangwa bakorana bya hafi n'ishyaka riri ku butegetsi, kuko mu by'ukuri aba bantu bose ugiye ureba ibintu abanyarwanda babandikaho wakumirwa, wavuga utese aba bari mu butegetsi cyangwa se bakorana nabwo bakwiriye kwitwara gute mu gihe babonye ibirimo kuba kubabanjirije? Inama nabagira cyangwa se uko ngewe mbibona, bagombye kubona ko ururiye abandi rutabibagiwe. Aba bantu bari kwibera buvuze bose, abo ba Pierre Gahakwa Dafroza abenshi ngewe sinari nanabazi, uwo nari nzi ni Pierre Habumuremyi, ni Habumuremyi sibyo? Yego. N'uyu Mutangana nagiye mwumva kenshi, n'uyu Paul Muvunyi bien sûr, ariko reba uko reka nkubwire, iyo ukoreye Satani nuko nguko ihemba. Urumva, iyo ukoreye Satani nuko nguko ihemba. Si ukuvuga ko abantu bose bakorera FPR muri aya mabi, ariko abiyemeje kuyikorera nuko nguko ihemba. Ni ibingibi nuko ba Paul barimo barangiza, nta kundi n'abandi. Rero nk'umuntu ukomeza kureba akicara hariya kumva ko we akingiye, agakomeza agakora ngo akorera FPR mucisha hano genda ukora ibi. Excuse me, nagiye nkurikira ibiganiro umuntu ngo witwa Mukotanyi yagiye akora, bavuga ukuntu bisha abantu n'ubu bakibica. Yego. Biriya ni ibintu birenze ubwenge, byageze aho nanirwa gukomeza kubyumva kubera ubugome abanyarwanda bafite, ubugome FPR ikorera abanyarwanda. Biriya ni ibintu birenze ubwenge bw'umuntu, ariko umuntu akicara agakomeza akabakorera, akabona ibingibi bamaze imyaka myinshi babibona ko ababakoreye bose barangiza batya nk'uko turi kuvuga kwa ba Paul abo n'abandi nkabo. Reba bari Mageragere, reba abo bahitanye, reba baburiwe irengero tutazi niyo bari, abenshi ari abagiye babakorera aya mabi yose bahemukira abanyarwanda. Nawe munyarwanda uri hari ukaba ukicaye uyiri inyuma uyisingiza ibyo bakubwiye ukasa mukamira ngo buriya ngo nibyo koko ngo byagenze gutya, ngo nibo bahagaritse jenoside, ngo nibo barokoye, nibo barokora nde. Ntushobora kurokora abantu nguze wica abandi ishyano ryose, ntabwo bishoboka. Bariya abantu nabicanyi bireba, bareba intere zabo, inda zabo, nta nubwo bakunda igihugu. Kuko ukunda igihugu ntabwo wakwica abantu nk'abariya twahoze tuvuga bari bafitiye akamaro igihugu. N'igihugu ntabwo bagikunda, bareba inda zabo. Rero wowe munyarwanda wicaye hose ukirimo usomana n'iyo FPR, ukirimo upfumbatanye n'iyo FPR, dore uzarangiza gutya, uzarangiza nk'aba ngaba turimo tuvuga. Kandi reka nkubwire, inkuru uzasiga imusozi wowe ukomeza kugambanira abanyarwanda. Inkuru uzasiga imusozi bizakurikirane n'umuryango wawe. Yewe rero nkaba nabagira inama nti wowe uri muri aya mabi yavemo ugifite igihe, yavemo igihe kitarakurangirana, kuko hari igihe kizarangira. Iyi ngoma ivuge cyangwa ifirimbi ivuge, ubu utagishoboye kuhikura. Nyamara wari ugifite igihe cyo kuva muri ayo maburimo, gukomeza kumena amaraso y'abanyarwanda, gukomeza kugambanira abanyarwanda. Uracyafite igihe. Niba uzi ubwenge, va muri ibi, ngwino
niba unashoboye no kuva mu gihugu kivemo. Kandi rero ndabizi barabatoteza, ndabizi barabica, ndabizi, ariko mwarimo kure guhaguruka mukirwanaho. Reka mbabwire, burya ngo umuntu niwe ubanza akiha agaciro. Iyo utakihaye n'undi ntakaguha. Barabica mugatega ijosi, mugakomeza mutega amajosi, ntimuhaguruke ngo murwananeho. Wowe ukareba bicuriye ukicecekera ukareba hirya, nyamara nawe ejo bizakuzaho. Ariko mwishyize hamwe mukihagararaho mugahaguruka, umuntu wamubona hariya mu muhanda barimo bamukubita. Mperutse kubona abapolisi bahagurutse umuntu baratangira baramukubita, abantu bakaza bakarebera bagashuka. Ariko nkuriya mupolisi harya ngo nuko abafite imbunda mumwiroshye we yabarasa mwese. Madame Tabitagwiza wenda utari wakomeza, ejo bundi mu ntara y'amajyepfo executive w'umurenge n'abapolisi bafashe umwana w'imyaka 15 baramukubita kugeza apfuye, ngo baketse ko yateye iwe ku modoka yawe. Ibi bintu bimaze kurenza urugero. Ntabwo umuntu akibona uko abivuga, ariko ni munyumvire. Nk'ibyo ngibyo we wabivuga ute, wabyumva ute? No kubishyira mu bwenge bw'umuntu hari igihe bigorana, ukumva bidashoboka ko ubwenge bubifata ngo bubyemere. Ibaze nk'uwo mubyeyi, uwo mwana bakamukubita, abantu bagashungera uwo mwana akubitwa, akageza ubwo ava mu mwuka. Ariko mwa Abanyarwanda mwe, niba mudahagurutse ngo mwirwaneho, mugiye gushira nka bwa bushwiriri. Umwana w'imyaka 15, ariko mwanyamaswa mwe, nta nubwo inyamaswa zigira umutima nk'uwo. Aba bantu bafite imitima koko, nk'ubu ngubu umuntu yavuga iki ko biba bikurenze? Abantu basigaye barya n'abana, basigaye barya n'abantu. Yewe nabonye ngo umuntu ngo wafashe umwana aramukebagura aramurya. Ibi bintu u Rwanda n'amahano, u Rwanda rwagushije ishyano, ntabwo umuntu akibona ukuntu abivuga. Yewe rero mbabwire, niba badahagurutse ngo Abanyarwanda bashyire hamwe birwaneho nk'uko no mu bindi bihugu biba, za revolution zitangira ari uko abantu bahagurutse, abaturage ubwabo bakirwanaho, nuko nguko bitangira. Ariko sinzi waroza Abanyarwanda. Genda Butama bagabura bicwa Butama, abantu bahagaze hariya bashungereye bogeza ngo ngo aramwishe dingo biteye agahinda, birababaje. Ariko twizere ko Abanyarwanda baba baduteza amatwi, atari ukudutega amatwi gusa ngo birangirire kumva ikiganiro, ahubwo buri wese akwiriye kujya atekereza icyo agomba gukora, kuko ntibyumvikana, ntibisobanutse uburyo umuntu umwe ashobora kuza, niyo baba 2, niyo baba 5, niyo baba 10, bakaza muri quartier bagafata umuntu bakamuhohotera. Mureba muri abaturage barenze 100 ngahe, nta handi biba ibyo bintu, nabibonye mu Rwanda gusa. Ni ibintu rero bigomba gukosoka, bitakosoka mukamenya yuko n'umurage mubi. Abanyarwanda turimo gusigira abana bacu, abuzukuru n'ubuvivi bwacu, mbese n'umurage mubi turi guha u Rwanda rw'ejo hazaza. Madame Tabitagwiza, muri ibi bibazo byose byo guhohotera, ubundi abategetsi ushobora gusanga nk'umuntu umwe ku giti cye wiyumvamo imbaraga, wiyumvamo itegeko runaka, ashobora gutanga iryo tegeko, ariko siwe ujya kubikora. Ahanini ibi bikorwa byose byoherezwamo inzego zishinzwe umutekano, byaba n'ibyabaye niwanyu muri famiye byose twarabibonaga uko polisi yagendaga, ariko n'ahandi hose inshuro nyinshi byoherezwamo inzego zishinzwe umutekano. Mu by'ukuri zakagombye kuba zibereyeho kurinda abo baturage. Ndagira ngo mu by'ukuri ugire na message usigira igisirikare cy'u Rwanda, usigira igipolisi cy'u Rwanda ndetse n'izindi nzego zishinzwe kureberera abaturage. Abo nyine bakarinze umutekano w'Abanyarwanda nibo bagenda bakabahohotera. Mperutse kumva
akayisitwari umumama umwe wavugaga ati yewe nabibonye abapolisi baraje baramufata umwana w'umusore wari wibereye ku igare asiga igare ry'imbere y'inzu aragenda yinjira mu karesitora aririra mu gihe arimo arya baraje kubera iki niba ari amafaranga ye bashakaga kubera ko ngo yaravuye muri sako ngo kubikuza abapolisi baraza baramufashe baramuhohoteye igare rye bararifashe bararitwaye baramukubita baramuvunagura ariko bapolisi basirikari koko urwo rugomo mukora kwejo n'ejo bundi bizabagaruka mwagombye kuba rimwe murinde umutekano w'abo baturage muhohotera barabatuma kujya kurasa uriya kanaka ejo n'ejo bundi ni mwebwe bazagaruka babarashisha izo mbunda muri wo murashisha bariya baturage ni mureke kuba abasirikari abapolisi b'umuntu ni muba abapolisi b'igihugu umupolisi cyangwa umusirikari w'igihugu arinda abaturage bacyo ntabwo abahohotera ntabwo ari byo ariko mwebwe barabatuma guhohotera abanyarwanda mukiruka abaturage mwarabarembeje mwarabamaze nigeze kubona undi mwana wakubitiwe mu Ruhengeri mwese mwarabibonye byarasirikiye umwana w'umukobwa yarambabaje cyane agiye barimo bahohotera musaza we ngo niba ngo atari yambaye agapfukamunwa neza mushiki we burya abana b'abakobwa bakunda basaza babo cyane ajya gutabara musaza we agiye kumutabara baramwahuka uwitwa ngo gitifu n'abandi ba daso abo badaso ngo nibo barinda umutekano baramukubita umwana w'umukobwa bamumenagura imisaya inyamaswa abo ngabo ngo nibo bakagombye kurinda umutekano abo ba gitifu ngo nibo bayobozi b'igihugu ngabo ariko bizabagaruka mwebwe mukora ayo mabi yose bizabagaruka abo bapolisi rero nta kindi nababwira niba mudashoboye nabo basirikare niba mudashoboye kuba ingabo z'igihugu ni mubireke biraruta nimushyire izo mbunda hasi niba bibananiye mwagombye kuba abasirikari b'igihugu n'abapolisi b'igihugu ntabwo mwagombye kuba b'umuntu ngo mukoreshwa ayo mabi mwirirwa mukora aho kugira ngo murinde abanyarwanda murakoze urakoze cyane madame Tabitagwiza tugeze mu mwanya wo gusoza ikiganiro cyacu ariko mbere yuko tugisoza ndagira ngo nkubaze wenda hari mu bibazo nari nateguye kubaza hari icyo naba ntakubajijeho wenda wowe utekereza ndagira ngo nguhe umwanya mutoya niba hari icyo wifuza kuvugaho tutavuze muri kino kiganiro ukiganirizeho abakunzi bacu. Icyo ntavuze ni uko abanyarwanda dushaka amahoro namwe abari muri opozisiyo bahagurutse kugira ngo dushakire abanyarwanda duharanire impinduka nagira ngo mbasabe ngo twese tugerageze gushyira imbaraga hamwe twe kwireba natwe kuko niba duhaguruka kunenga ibyo FPR cyangwa se leta y'u Rwanda ikorera abanyarwanda ntabwo natwe biratureba twese nk'abanyarwanda niba duhaguruka tukanenga ibi abagirira nabi abanyarwanda natwe dukwiriye kwiheraho ese twebwe turi shyashya ese ibibi twaba dukora twebwe byaba ari ibihe nkasaba rero bagenzi banjye turi kumwe twese nanjye nawe n'abandi reka dutange urugero rwiza reka duha abo banyarwanda twirirwa dukeburira ibyo bagomba gukora tubahe urugero rwiza dushyire imbaraga hamwe dushakire abanyarwanda amahoro tureke aya mabi abanyarwanda dufite yo kubeshya kugambanirana ibyo byose reka bari twebwe tubanza duhinduke mbere yo kujya guhindura abandi nibwo tuzatanga urugero rwiza tugaha abanyarwanda urugero rwiza tukazagira u Rwanda rwiza ruzira ubwicanyi ruzira amabi ruzira ibyo byose
twavuze kandi nicyo cyaduhagurukije nkanjye ngira uwo nsanga nagira ngo mbwire ngo ndi muri muramusanga sorry muramusanga nzajya nkwiyitira biza tubireba tugaceceka nta kibazo jewe ndi muri muvuma yitwa urunana rw'abanyarwanda ruharanira impinduka twiyemeje sinzi niba hari umuntu n'ubundi icyo nari ngiye kukiguhazaho nubwo twari tugiye gusezera ko hari umuntu udukurikiye warunyandikiye avuga ati Madame Tabitagwiza ashobora kuba ari umwe mu bantu bagize ARC bamwe mu bavuye muri RNC akabaza ati wamutubariza aho bageze biyubaka. Madame Tabitagwiza aho tugeze twiyubaka ni ahantu hashimishije kandi ntibumve ngo ni bya bindi nta wivuga amabi ameza ahari. Ndamushimiye uwo muntu ubajije icyo kibazo. Tugeze ahantu heza twiyubaka, twahagurutse rero gushyira imbaraga hamwe tukarwanya cyangwa se duharanira impinduka. Urunana rero tugeze ahantu heza niko nababwira. Uyu mwaka ugiye kuza ndetse tuzarushaho. Ibikorwa byacu bigeze ahantu hashimishije kandi tumaze igihe gito mu by'ukuri, ariko Imana ituri inyuma ituri n'imbere, ibintu birimo biragenda neza. Sinzi niba hari ikibazo specific yambaza, ariko nagira mubwire ko tumeze neza. Gusa abanzi nabo ntibaba baryamye, araduhagurukiye, binjiye muri YouTube yacu barayihakinga. Ubwo bari bababajwe n'ibiganiro dukora byubaka abanyarwanda, kuko abanyarwanda badukurikiraga cyane, ariko kandi ntabwo bya bindi bavuga ngo ntabwo twarambaraye. No, bibeshye ko badusenye, ariko baribeshye. Ubwo twahise dufungura indi YouTube channel yitwa Radio Iteme Europe. Ushyizemo Radio Iteme Europe ubona ibiganiro byacu bishya turimo dushyiraho. Dukomeje gukurikirana iyo YouTube yacu bahakinze, ariko ntabwo biratungana. Niyo bitatungana kandi ntabwo biduhagaritse, turakomeje ndetse n'umurego. Rero akandi kabazo yarabajije aragira ati abashinze ARC bavuye muri RNC, arabaza ati ese kuba mwaravuyemo bivuze ko mwahindutse abanzi? Oya, munsubirize ko nizeye ko dukurikiye. Ntabwo twahindutse abanzi, twavuyemo kubera ibintu bitari byiza. Twabonye yuko tutumvikanaho bikeneye guhinduka, dusaba ko bihinduka, ntibyahinduka. Turavuga duti twebwe rero reka dukore urunana tugerageze guhindura ibyo byose twanenze RNC ndetse na FPR twirirwa tunenga. Twe rero twahagurukiye kugira ngo dushyize imbaraga hamwe duhindure ibyo bibi tunenga. Niyo mpamvu navugaga nti abanyarwanda nimuze dushyire hamwe tugerageze guhindura aya mabi. Natwe ntituri shyashya, ibyo tubona tunenga bariya natwe twaba dukora, tugerageze tuhindure. Reka twubake u Rwanda rwiza rurangwa n'abanyarwanda bakora ibyiza, tudahora tunenga ibibi. Noneho abantu bavuge bati abanyarwanda barahindutse basigaye bakora byiza gusa. Nicyo nifuza, ni nacyo urunana twifuza. Ubwo rero kumusubiza, ntabwo twabaye abanzi, ariko kandi turabasaba ngo bahindure ibyo twanenze byadutandukanije nabo. Ubwo nibatabihindura simbizi uko bizagenda, ariko twizera ko nabo ari abanyarwanda kandi bazabihindura. Ariko ntabwo turi abanzi, nta n'umunyarwanda wagombye kuba umwanzi wundi, keretse iyo mutumvikanye mugerageza gushaka aho mwahurira kugira ngo mugerageze kumvikana, ariko ntabwo turi abanzi. Urakoze cyane nshuti, mwari muduteze amatwi. Dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tubibutse ko ikiganiro ari biza tubireba tugaceceka.
twashyizeho kugira ngo dushishikarize abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano cyangwa amakosa akorwa mu muryango nyarwanda. Ni nayo mpamvu rero dusaba abanyarwanda gukomeza kutwandikira bakaduha ibitekerezo ku biganiro tubagezaho. Mwaca kuri email yacu mporanepo@gmail.com cyangwa mugaca kuri chaîne yacu ya YouTube mugakora commentaire, ari nako tubasaba gukomeza gusangiza bagenzi banyu ibiganiro byacu, ndetse mukora subscribe cyangwa se s'abonner nkuko bivugwa mu ndimi z'amahanga, kugira ngo turusheho gukomeza kwagura umuryango nyarwanda. Umutumirwa wacu rero yari Madame Tabitha Gwiza. Reka tumuhe umwanya asezereye ku bari baduteze amatwi. Ndabashimiye biza tubireba tugaceceka. Nyabuneka reka twe gukomeza kubona biza ngo duceceke. Niba bije nitubyamagane, ibibi byose tubyamagane nk'abanyarwanda. Ikindi dukundane, niyo bitaba rwa rukundo Rwanda gukunda, ariko twubahane nk'abanyarwanda, tutareba uriya n'induga n'ikiga n'ihutu nitwa n'itutsi. Oya, abanyarwanda dukundane, dukorere hamwe dushaka ibyiza by'igihugu cyacu n'abanyarwanda. Ndabashimiye rero kuba mwantumiye, ubwo nizere ko nzagaruka bidatinze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Kandi ntararangiza ndagira ngo mbifurize mwese umwaka mwiza 2021. Abanyarwanda twizere ko tuzabona mwinsinzi, u Rwanda rwacu rukabohoka kuko ruraboke n'abanyarwanda. Murakoze cyane. Urakoze cyane Madame Tabitha Gwiza. Nitwe tugushimiye kubera umwanya wemeye kwigomwa rwose ukaduha kugira ngo uganirize abakunzi babiza tubirera tugaceceka. Kandi nk'uko bivuga rero turifuza kuzagaruka. Urabizi ko mu Kinyarwanda baravuga ngo imvura igwa nisubira, idasubiriye ngo bayita cyumya. Sinzi niba uko babivuga. Ubwo rero nizere ko ubutahani tukwiyambaza n'ubundi uzaba hafi ukaganiriza abakunzi b'ikiganiro cyacu. Nshuti mwari muduteze amatwi, murakoze cyane. Mugire umunsi mwiza kandi mukomeze kugira iminsi mikuru myiza. Tubifurije umwaka mushya muhire wa 2021 uzababere umwaka w'ibyishimo n'intsinzi. Mugire amahoro.